Okujepisa omukazendu ni umuco wo gusangira abagore ukorwa n'amoko ya Ovahimba na Ovazemba biganje muri Namibia mu turere twa Kunene na Omsati. Muri utu duce iyo umugabo asuwe n'undi mugabo w'inshuti ye cyangwa se mwene wabo wa hafi aramureka akarara ku buriri bwe kandi akaryamana n'umugore we ijoro ryose. Ubwo aragenda akajya kurara mu yindi nzu cyangwa akarara hanze. Umugore ntabwo aba yemerewe kubyanga kuko rimwe na rimwe nawe aba ashobora guhitiramo umugabo we umukobwa maze bakaryamana. Abaturage b'Abahimba bo mu majyaruguru ya Kunene bavuze ko akenshi abagabo babo baha inshuti zabo abagore babo kugira ngo baryamane, biteze ko nabo bazabaha abagore babo mu gihe kiri imbere. Uyu muco wa Okujepisa omukazendu umaze igihe kirenga imyaka 100 ukorwa kandi uramenyerewe cyane. Abawukora bemeza ko ari ingenzi mu gutuma ubucuti bukomera kandi ugatuma hatabaho kugirirana ishyari. Uyu muco wo kugira ubuntu butiza urugi ntugaragara muri bene wacu b'Abanyafurika gusa, kuko no mu butayu bw'urubura bwo mu gihugu cya Greenland hari ubwoko bwitwa Eskimo uwugira. Aba Eskimo nabo bagira umuco wo gutiza abagore babo abashyitsi b'abagabo babasuye maze bakararana. Abahanga mu by'imico bagaragaza ko impamvu ituma aba Eskimo bakora ibyo ari ukugira ngo babyare abana bafite amagara mazima, dore ko ari bake kandi kubyarana mu muryango bitera ibyago byo kubyara abana bafite ubumuga. Nanone kuba baba ahantu hakonja cyane kuruta ahandi ku isi bituma bakenera uburyo bwo gushyuha, hakubiyemo gupfumbatana no gukora imibonano mpuzabitsina.